Gatanu kuri gatanu Kayitare Intare umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi murabizi mu myidagaduro muri politike mu nziheshi ariko uyu munsi ndi kuri Tina TV show bimeze bite kugira ngo dutangire ikiganiro cyacu kugira ngo dutangire batuzi twese kuri Tina TV show tumeze neza turashimira aba followers wacu turashimira abantu mutara comment ku bintu dukora tubisegura ko bw'igihe cyari gishize tutarimo gukora niyo mpamvu dufite umutumirwa wacu n'umustar yabibwiye so uno musi tubafite inkuru nyinshi zo kuvugaho abastari dushaka kuvuga ku bastari nka Muyango kuri content afite nshyashya cyane cyane rero dushaka kwibandaho harya mitutsu simbona muri imihanda ari gutwika cyane tunawe yashije kuba we nanana ibyabo turaza gukomeza tuba ariko turahera kuri Muyango reka dore kuri Muyango ariko tutaragera aho ngaho kumbona divorce zigaye ziba na mariage taraba bizagenda bitubu tuzubaka ni batari okay tugende kuri Muyango na Kimenyi hanyuma bimeze bite rero ko hagati ya Kimenyi na Muyango tunatangira ku kintu kijyanye n'ibibazo bamaze iminsi bafitanye byacitse muri social media batandukanye Muyango yagiye muri ibi Kimenyi ngo ntakaza kigira nta gikora ariko tutaratangira n'umwana bafitanye wenda nubwo atari tumuzana ariko burya ngo ni yaruwa Kimenyi bimeze bite izo nkuru zirahari natwe nk'abafana babo ntabwo tuzi neza ntabwo natwe tuzi neza niba kuko uwo mwana atari uwa Kimenyi Kimenyi se si umuntu w'umugabo ntabyara ahubwo ari ingumba arabyara yego byaba binagoye kuba umuntu nkuriye twamenya niba abyara cyangwa niba atabyara ariko ibyo bavuga byo nta makuru tubifiteho cyane kuko uriya mwana ashobora kuba atari gusa nose twese tuzi ko amakuru asohotse avuga ko uriya mwana atari uwe reka nkwereke inkuru zasohoka ngo Kimenyi nta mwana nta suwe iki buriya umugabo wese nubwo bamuca inyuma akajana umwana uvukiye mu rugo rw'umugabo ari umugabo twagize neza noneho leta yacu yatugiriye neza ibibazo byo gukoresha DNA bashira amafaranga menshi iyo baza gushyira udufaranga duke buri mugabo wese ariko yaragiye gupimisha DNA ariko mbere n'ibyari 400 nyine barabizamuye ahubwo mushe kuri miliyoni ngenye ahubwo ngomba kubishyira kuri miliyoni ngenye kubera ko biroroshye kushobora kubona ibihumbi 400 akajya kureba umwana niba ari ingo zose zo mu gihugu zatazisenyu muri make namwe ubwanyu murabizi ko muduca inyuma oya ntabwo tuvuze ko tubaca inyuma ahubwo amakenga abagabo baba bafite ubundi iyo umugore umukunda kandi umwizera nta mpamvu yo kwirirwa ujya gukoresha check up abana ibiki ndumva nta mpamvu yabyo impamvu abagore mukunda kubyina cyane nimvuga ko byina ubwo ni mu kinyabupfura hari ukuntu yanakubaga komeza akabyina mwitubeshyerwa ushatse kuvuga ko izo mbyino nitwe tujya kuzigura none se reka tuvugishe ukuri nubwo turi kuri Muyango bizajya biba ngombwa ko tunyuzamo kugira ngo n'abakunzi ba Tina TV show babyumve neza mbese reba nka Platini n'urugero rwa hafi nguhaye umugore ajya gusezerana n'umugabo yagiye atwite already ku buryo na se w'umwana ari nawe wazamuye ikibazo bikaba ngombwa ko agenda kwegeranya urugo akangaterera mwana w'Yesu wawe ibyo ngibyo byabayeho nabo byabayeho reka tubihanganishe ariko mwibishyira muri rusange abantu bose bagira nka hari bamwe bimaze kuba indwara kuko bijya bitera bamwe trauma ugasanga abantu batangiye kurwara mwihanganire mwiteze ibibazo mujya gucekinga ngo murangosha kumenya abana niba ari abanyu cyangwa niba atari abanyu niba umugore wawe mwizeye yizera ko n'abana afite n'abaraba ariko jyewe kimenyereka nubwo wenda nubwo turimo tubatera amabuye ntabwo batumye kubaka ngo abagendeho ibya binde by'abantu babona warongoye bakabaza ngo ese nta mwana ubundi umuntu akubaza umwana gute ujya no gutekereza projet yo gukora urugo utarigeze umugisha inama kuko urebye wenda Muyango yigeze muri interview igihe kimwe baramubajije ngo ese iyo ugiye muri ziriya show zawe ko n'umudije bigenda biti usize Kimenyi aryamye murajyana sinabasubije none se we iyo agiye muri lokale aranjyana none se byumvikananye urumva jyaho ngaho niho mitambonera n'ikibazo ahubwo ubundi ni gute ubundi umuntu w'umugore asiga umugabo aryamye mu rugo akagenda rimwe na rimwe hari igihe mbona n'uburinganire hari ikintu guteza ugiye kuzazana bya bibazo byanyu by'abagore ngo ntabwo bagomba gukora ahubwo gukora ni ngombwa
reka tubaveho reka twikomereze kuri Muyango na Roskana Muyango na Roskana turabashimira cyane tunabafana banyu iriya content twarayikunze bya hatari ariko dufite n'amatsiko yo kuzamenya who is the last date cyangwa se ntabwo mbizi niba navuga who is the best date niba navuga umuntu uzashimwa nyuma I don't know kuko situzi n'abantu bari kudatinga umubare wa kuko content itangira bamubwiye ngo the list is long bivuze ko ntabwo tuzi n'umubare w'abantu bari kuri iyo list ababa bari bo bose biragoye ko n'ubundi wabamenya turabishimira cyane iyi niyo content ya mbere tugize muri iki gihugu idukomye idukubise ije igasandaza ibintu byose turabafana banyu mutubereye aba koko ndubabirishara ku muntu runaka nyine role model nawe Muyango ubaye urumodo wawe nanjye abantu bakurikiye Tina TV show mumbabarire bare kino kiganiro kirangire kuko mbabarira ko nyine bise mbona ugiye mu mwuka umera nk'umuntu ugiye no guhanura kuko uburyo ukunda mu Muyango iyi content niyo yaje kumva jya mu mutima wanjye mana ariko se mana yabaye nka pastor wabwirije ngafasha yego iyi content nayikunze beautiful locations nyine after presses nziza ganira neza you chill kuno mwacirize nyine narabikunze nabyo ega mwana agiranijwe ryiza buriya n'undi mufana wabashe kugira iryo jwi ryawe mbeshye harya ngo akano buki agira ati ntabwo mbizi njye nta kinyarwanda nta migani nize nihitiraga bambaye iminsi 7 views 300 ibihumbi Imana yanjye biranananiye kuvuga ko rukunari biranananiye iminsi 7 n'ibihumbi 322 ibaze niyo content ya mbere ibaho tugize muri kino gihugu ikaba ifite views zingana gutya ku minsi ingana gutya si filime shiti zanjye si n'indirimbo ibi ni bikwereka ko buriya abantu ibaze gifite iminota ingahe isaha ni isaha n'amasegonda 12 nabyo bivuga noneho twebwe twagize muri filime Muyango yasohoye rero ukamenya ntabwo ari filime yego Muyango arakunze njye nabonye trailer nayibonye giyushuka ntabwo namisemenya ko ari trailer ya content nabonye trailer mbona ifite isaha yose kandi ubundi n'imisango niyo twaproduce filime ntabwo tujye twaproduce filime ifite isaha ni ifite isaha ari filime irangira igazigahita irangira nta kindi gice ifite umva Muyango ino content yubawa kurebwa gutya nuko akunzwe none si nabyo twavuga ngo singari kudufera nta muntu wagufera muri ubu buryo shizanjye bantu mukunda Muyango umuntu amufollowinga ntago wafera umuntu gukora ibintu bimara isaha cyangwa ukora ibintu bifite ari abantu bura nyine abantu ntago bakunda bose ari abantu nabonye bagiye bakatama kandi barakurura nyine kwaje hari ukuntu regeye bidukikije biriya babiteho na commentaire ariko hano utabigeze kuvuga ngo kubona nambaye ni nkuko umuyede ajya gushaka akazi akambara by'akazi k'ubuyede yego I'm searching for the money kuri YouTube I know ikintu gisabwa kugira ngo curuze uravuze ngo n'ubundi nta ucuruza akinze nta ucuruza akinze ariko we ntabwo ari kwicuruza twe kwishyira mu buryo bwo kwicuruza urumva ari gucuruza production hari ikintu uvuga ufite ikindi wumvikanisha buriya nimvuga ngo Assumpta ni mwiza buriya hari uninza abashatse kugaragaza ko ari iki ko ari mubi yego nuvuga ngo ikintu uvuze ko gihari hari ikindi usobanura ko kidahari ubwo wabashatse kuvuga iki kuri Muyango nyine nta ucuruza yegetseho kuko ntabwo wakinga iduka ngo abantu bamenye icyo ucuruza bamenya batese ndakubajije Muyango rero icyo akora cyose wa mugani ngo umuyedi biki buri muntu wese agira inama akazi ke Roskana now I want to thank you so much the vibes mwaduhaye how you looks uko uvuga ntabwo nibaza niba niyo ugiye guteta ariko abari kuvuga nisengera amatse wowe ujya witaho mu byibuze wumva ukuntu uvuga ukuntu mvuga ntabwo ugerageza kuvuga ngo wiyumve
ndi kuvuga mba numva ndi kuvuga ariko biranza numva ngibi ndi kuvuga nyuma nzumva uzasubira inyuma urebe kuri cyane nawe rero niba uziyumve naje ugiye ushobora rega buramba ngacishijemo mwa bantu mwebwe ibyo ntabwo ari ngombwa natakaga ibyacu ngo babirekere inyuma ya kamera so Roskana nawe uri gusa neza ko ndi kunyarakira saga neza cyane ako mbona ko twereka behind the scene bari kuba makeupinga bari kubambika bari kudesigning yes nabyo babikenewe rimwe na rimwe kugira ngo ako zira behind the scene nuko naza hano n'abakuru naza akazi bisabiye ko natanwe natuma byibuze kugira nimero ya Muyanga nayikora hese nayo wabona Muyango babwiranye gushakira ariko byibuze ni buri burebe ukuntu nanjye bigenza ibyo sego nakirwa bitinda wowe naje kuntu bigenda nanjye turaje ko tugenda ibyo turabikora nyuma ya kamera abantu dukurikiye tutari kubatwarira umwanya agataho nganashimira design wanyu wa design ngiye location wa design nzara mwishaye kuri beach ariko ndabona urimo no kwamamaza kandi batwishyuye gatinga bakomeza bana now how is it cameraman notinga ready recording ntaribi action ndimo nkubwira nti ubundi ko numva umeze nk'uri kwamamariza kandi utaratwishyuye iyo ntabwo ndi kubamamariza ariko nanabamamariza ntabidanje kubera ko buriya iyo ukunda umuntu umuflowinga umukunda se buriya ukurikirana ibintu bye byose nta mpamvu yo kuba utavuga ibyiza agezeho nta mpamvu yo kuba niyo utamushimira kubwo ibyiza yagezeho noneho ikindi kintu cyadanje kiri kunkoma ni izi comment zimaze kuba 250 kugira ngo mukanya ziraba zigeze no kuri 500 kuko zimaze kuba 250 big energy bashyigikiye Muyango yago ebana nyarwaya bayahabaye ariko bundi big energy buriya ni itsinda cyane umuntu ku giti cye big energy maybe n'umuntu ku giti cye ariko afite abantu benshi afite team okay nawe hari turamusuhuje comment ni nyinshi abastari bashize ama comment ni benshi sinzi ngo nahitamo kuvuga iyande cyangwa iyande namwe mwajya mukirebera gusa man ntabwo nzi ikintu nabivugaho cyadanje kirenze icyo twavuze kubona kare tuboneraho no gusoza turimo tunasoza dushimira abantu baduhaye iriya kala cyane cyane isa kuri location yari nziza umuntu wakweditingiye nawe yakoze byiza cyane wagira ngo bakoresheje kamera zo muri RBA tujye tunashima RBA nyabora sometimes baba bafite ibikoresho bya danje byiza ariko buri hari n'ahandi wabisanga bafite ibikoresho bya danje handi baje nko kuri state yawe bazana igikamyo cyuzuye kamera oya ikindi nakubitsa abantu bakurikira Tina TV show ukeneye no kwamamaza watubwira tukagufasha ufite ibintu ucuruza ufite ikintu cyose ushaka ko bamenya aho ukorera ibyo ukora n'uko ubikora waduhamagara ukatubwira nimero nazo turaza kuzishyira kuri televiziyo yanyu muraza kuzireba hasi ku kiganiro mukomatinga subscribe like ndetse n'ibindi byinshi kugira ngo inkuru zacu zibagerereho igihe hanyuma ibindi nanibagiye kubabwira ko buriya yago ntabaye Kampala arakantu ushaka kubabwira kuri yago abantu bakunda yago cyangwa se bamukurikirana nyuma yuko ashatse ibyangombwa bimwerekeza muri Amerika akabura mu Rwanda bitanye Uganda byarangije kuba official agiye kwerekeza muri Amerika ayo no mukuru mashyashya yego ariko icyo kiganiro nacyo turaza kukibazanira icyo kiganiro tuzaga tubabwira uko bimeze yego ako nsigaye numva ngo kujya muri Uganda ngo ukabura viza kujyana muri Amerika guca muri Uganda bigenda bite oya ni Uganda rega Uganda naho ni muri seso ni buriya ikira gihugu mbona ari kame nkabyinana ariko hano mu Rwanda hano mu Rwanda kugira ngo ubone icyangombwa my friend uba ugomba kuba wizewe wavuye kwa mudugudu kwa niyo mpamvu dufite inzego z'umutekano zizewe n'inzego zibanze kugeza ku rwego rwa nyuma hanyuma ciao ibiganiro byacu nakagaruka mugire ibihe byiza turabashimiye cyane na recordings yes nizere ko umeze neza rero tugarutse mu biganiro byacu bishyashya Kayitani Ntare umunyamakuru nkaba n'umusesenguzi ndi kumwe na Asumuta sinzi niba wakongera nawe akantu kugira ngo tukomeze twanzike
amazina yanjye y'ubusanzwe nayo ngaho Assumpta byonyine. ariko mfite akazina gashyashya ako kazina muzakamenya nimukurikirana ibikorwa byanjye nakumva bwiye nimugumane iryo ngiryo nimugumane Assumpta kuri Tina TV show nk'uko mubizi nguzadora tubazanira udushya gusa nawe murambona uri mushya kandi mumenyereye kandi se nene mitome imbere ya kamera wumva rata mbabwire rata umwana si uwijanja avuga ngo umuhanga wo kuryana arakarabye sibyo ubwo n'abandi mwumvireho yabumvireho hanyuma muri iyi minsi hari umusitari umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bagiye bakora bimwe mu bikorwa biremereye bibyibushye yaba ari mu buryo bwo kwitanga gufasha sosiyete nyarwanda ibihangano bigenda bifasha abantu kumera neza kwishima mu myidagaduro n'ahandi hagiye hatandukanye nta wundi ni Chrisizi my friend Chrisizi ubu tuvugana Gasuma tumwihanganisha tumufata mu mugongo yego ku makuru muri kumva ari hano hanze Chrisizi ari mu bihe bikomeye ahubwo bibi ongeraho ko birakomeye ariko binakomeye bantu muri hafi bantu mubana nawe turabinginze Chrisizi mudufatire bamube hafi bamufate mu mugongo yego niba ari n'uwo afite icyo amufashe kubura abantu babiri mu mwaka umwe uvuga ngo mu cyumweru kimwe kuko nta kwezi kurashira n'ibyumweru bibiri ngira ngo ntibirashira kubura abantu babiri inshuro zikurikiranye hano hanze hari igihuha gihari ariko icyo gihe barekane kukivuga oya ntacyo kivuga icyo gihuha batagira ngo ni ugihimbye oya ntacyo hano hanze hari igihuha kivuga ngo urabona sinzi umusitari wo muri Tanzania ajya kuba umusitari cyangwa ajya kugura ibiceri ajya kugafata yabuze umwana we umwana wamubura mu buryo butumvikana umwana agwa muri pisine arapfa baravuga ngo ni cya gihe umusitari aba yatanze ibitambo runaka kugira ngo abone amafaranga cyangwa kugira ngo abe famed rero bishobora kuba hano hanze hari ikibazo gishobora kuba kimeze nk'icyo cyo kuvuga ko Chrisizi ashobora kuba nawe agiye kukagwira cyangwa se tayari ibiceri yamaze kubigeraho kubera ko kubera ababyeyi bapfuye mu buryo bukurikirana kandi ngo yarezwe na nyirakuru ngo nyina ntago yabashije kubana nawe igihe kinini ni nyirakuru wamureze niyo mpamvu amakuru ahari ari kuvuga ko yatanzemo ikono sinekeza ko batageraho gutanga ibitambo by'abantu babiri kugira ngo ukunde ubone amafaranga biterwa sadepa kuko uzi impamvu ntabwo ngewe mbizi urumva ni igihe wa mugani bibaye byiza ko babanje no kwisegura batadutera n'amabuye ubu ni ukuvuga ngo Chrisizi yarasigaranye papa yarapfuye asigarana mama we gusa na nyirakuru sibyo ni umwakureba bano musenga mukunda Chrisizi munasenga Chrisizi mu musengere rwose ni ukuri pe bamube hafi mu musengere kuko ntabwo wakimajina ukuntu nta papa ufite mama arabuze nyogokuru arabuze mbese nanzi ko buragira na nyirakuru kuko nzi we na mama we na mushiki we uwo nyirakuru kandi nanjye n'ayo makuru ndi kukubwira nyine ariko ayo makuru yo kuvuga ko yerezwa na nyirakuru yo nayumvishe mu makuru ibyo byongera ngo nabyumvishije akenshi erega impamvu bavuga ko yakuriye kwa nyirakuru za 2019 icyo gihe ngira ngo yarakiga muri Apasi ariko arimo aranasoza icyo gihe rero yabaga kwa nyirakuru mama we sinzi ngo yararihe nanone abana na mushiki we nawe wigaga kuri Apasi wigeze kubaho umuraperi igihe gito ngira ngo Chrisizi icyo gihe ni nabwo interview ya mbere nayo mukoresheje 2020 gutyo afite ikibazo na Satibura amahanzi w'umurundi rero icyo gihe nibwo yabaga kwa nyirakuru ariko sinibaza impamvu numva ko nanjye ari ibihuha buriya Chrisizi yakundanaga na mama we sibyo ariko kubugondana n'umubyeyi yakundanaga na mama we kuko jewe mama Chrisizi buriya 2020 nigeze gufungura restaurant hano Cafe de Nyakabanda urahabona yego neza ukinjira muri umuhanda w'amabuye ugihagaze kuri kaburimbo hari ahantu hahoze umuntu witwa Gaddafi Bakeri yakoreragamo imigati ariko avuye majya muri Kenya ahita yinjiramo mama Chrisizi ahashyira restaurant rero najyaga nkunda kujya kunywera aya mata umva ko nabantu muri gutekereza ko Chrisizi ibintu nk'ibyo rero ubwo icyo cyari igihuha ariko reka tubwire n'abantu bari buze kubona iki kiganiro umenye ko Chrisizi ari mu bihe bibi bamusenga mu mukunda mu musengere
sinzi nimba navuga ngo ni imyaku cyangwa ni za karande abantu baba bavuga ntabwo mbizi sinzi ikintu nabivugaho kirenze ariko banamusenga Kisizi mu musengere ikindi Kisizi natwe twifatanyije nawe ubwo nubwo tutazabasha kugera ku kiriyo ariko birashoboka ko dushobora kuzabona n'umwanya tukajya ku kiriyo cye ako ni byose byaranyina nyirakuru ariko numva rubyara nyina birashoboka ko giye mumenya hari yabaga kwa nyirakuru byara mama we ndumva niwe kandi ntabwo ndumva bizi neza bifite amakuru ahagije kuko urumva Kisizi niba bamugana apfushije nyina mu cyumweru kimwe njyewe akibura mama we nahise nkora inkuru itangaza urupfu rw'umubyeyi sibyo iyo nkuru imazeho iminsi 6 hano mu cyumweru kirasha ariko uyu munsi ngira ngo nibwo kiri bushire kuva icyo gihe mama we nawe nyirakuru nawe akurikiyeho nyine ziko nta cyumweru cyasha no kuvuga ngo bose bagiye mu cyumweru kimwe ariko sinibaza ko mu Rwanda arabanze bameze gutyo ba mu bintu bya satani byo gutyo oya ari ibyo ngibyo Bruce Melody nawe akaba yaragiyeyo mbere tukanabimenya kuko niwe mustar wa Dani dufite ufite n'ibice ufite iki oya nanone yabaye umustar nyuma yuko amaze kubura nyina Bruce Melody gaho rero byane rero byaduteye byane byanyamahanga rero byo kujya kwa satani gushaka ubutunzi ndako byatugezeho ako zo ubonye uko ujya bura ntiwagiye ariko ngende kamwe usubira natangande ese ugira ngo reka nkwerekere uburyo bigenda no kuvuga ngo iyo ugiye bira bitambiye bari kubigusaba ntabwo utamba ushaka bo barakumenyesha nubwo bagusaba bakubwira uwo bahisemo urugero nka boss wacu amafaranga cyangwa ugahaga buretse gato nka boss wacu Tina buriya no kuvuga ngo tubaye tumukunda bya bindi byanyabyo ntabwo twebwe duhitamo ngo jyana ngo cameraman ngo jyana sumuto ibyo se birakora baravuga ngo twahisemo Tina niwe tugomba gutwara reka ngubwire ari ikintu cyaba kiza kurushaho buriya iyo umuntu agaye condition nawe mu yindi condition ntabwo yiba ko bagiye kuguha ibyo ushaka ariko nabo baba bagukeneye nabo bagukeneye iyo bamaze gutera intambwe rega biriya bintu kubimenya niryo kosa rya mbere no guhitamo twagiye tubona rero iyo bamaze guhitamo imene no kubayoboka ugendera ku itegeko rya 100%. twagiye tubona ibiganiro byinshi bimwe na bimwe bya Rock avuga ku bintu bijyanye na Illuminati buriya Illuminati ntago ari abantu byo gushaka oya ni abantu baza kukwishakira iyo baje kugushaka akenshi bazi n'icyo wifuza baba bakizi bazakubwira ngo tuguhe iki nawe uduhe iki kuko bagukeneye ushobora kubabwira ati njye ndabaha iki niba mwumva ko biri bukunde nk'urugero twavamo kuri Rihanna kuri Rihanna uko abantu benshi bazi ko Rihanna yatanze ijisho rye n'iry'iburyo n'iry'ibumoso maybe gusa tugatanze ijisho ryiwe rimwe Rihanna nawe yari afite famille urabizi ukuntu yakuze urabizi ukuntu yazamutse ukuntu n'aba Michael Jackson bagiye byisangamo bivuga ko batanzwe n'ababyeyi babo n'ibintu ukuntu yagiye ukuntu yisanze hariya muri kira giti mu boga muri kera na ba Rick-Ross n'aba 50 Cent ukuntu bazamukiye mu gikampani kimwe kandi cyari igikampani kirimo buri mustar wese uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibi bya Hollywood bivuze ko Illuminati igiye kubarekreta navuga ko kubarekreta yarukrise genge yose bivuze ngo yaje nkuko waza mu nzu y'umuntu utuyemo wafatisha papa na bucura ukaba umufite yego nuko gukorera byagenze byose ugomba kugira ikintu kimwe runaka atanga murebe kuntu Justin Bieber ameze Justin Bieber ameze neza Justin Bieber yashaje nta musatsi afite yashaje uruhu rwahombanye reka gusaza si ikibazo usajye sinshaje nyine we ikintu noneho ikibazo buriya reka mbabwire buriya gusaza ntago ari bibi ahubwo ikibuno gusaza wandura noneho uburyo Justin Bieber yashajemo imyaka yari afite n'isura yari afite physical appearance ntabwo byari bihe n'imyaka afite yego amasezerano yiwe yo muri Illuminati sinzi buri baravuga ngo ntabwo munagese amasezerano na Illuminati ukuntu asungubu ni nk'ikimenyetso kigaragaza yuko hari imyuka runaka ashobora ko yarakoranaga nayo kuko ntabwo bavuga uburyo umuntu atarwaye oya ntabwo bavuga uburyo umuntu atarwaye mukamuzi ko atarwaye nta accident yakoze akaryama bugacyabaye umusaza urumvaga reka dusareza aho ngaho nyihera amakuru kuri Mitsutsu ko sinshaka ko dusoza tutamuvuzeho
n'abasitari bose muri rusange abantu rwose twavuze kuri nuza kuri Justin Bieber mugende murebe yagize ikibazo cy'ijisho riragenda rombana yabaye nk'akamodoka kagonze uruhande rumwe Justin Bieber ukuntu ameze mugende mu musure mu murebe ukuntu yasaga noneho hari video ihari ya Justin Bieber asohoka urabona hanze y'inzu ye hari beach noneho berekanye ko yari yaraye kuri beach urukumva ntabwo yaraye no mu nzu nubwo yaraye kuri beach bucya mu gitondo yararanye n'abantu kuri beach baraye banywa bucya yashaje you can't imagine ntabwo tuzi ngo byavuye he ntabwo tuzi ngo byagenze bite urukumva abasitari bacu byose bikomeje bikomoka kuri ya story nakubwiraga yo kuba ahantu hanze bari kuvuga ko Chris ashobora kuba yatangiye gukorana ariko mboneraho wenda naguciye mu ijambo no kwihanganisha Chris tumwisego yatagira ngo wenda turimo turamubyinira Chris Imana turamukunda ntabwo twakubyinagiyeho rwose tubabarire nuko ari inkuru no kugira ngo wenda tubashe no kubwira abanyarwanda ikibazo wahuye nacyo urakura abantu babiri ntabwo ari ibintu byoroshye natwe nk'abantu tukwizera tugukunda kandi tugukurikirana n'inshuti z'abantu bagukurikirana n'inshuti z'abantu badukurikira kugira ngo tubamenyeshe ko Chris Easy afite ibibazo afite ibyago tugana ngo tujya muri twizerera mu bintu bijyanye n'imyuka mibi rimwe na rimwe kuko tuba tutaranahura nayo baranarahuye nayo nazarana n'imyuka mibi ariko ibyo bintu niba binahari mugani ni ishyano twatugurishije rwose agahugu kacu ni gato sinegereza ko abasitari dufite nabo ni bake urumva abo basitari rero bacu bake dufite batanafite amafaranga ya danje bose bagiye muri iyo sisiteme kaba kabaye ariko Chris Easy yagerageje no gususurutsa abanyarwanda Chris Easy kuri bana noneho kuri bana yawe bana pe hasi ariko mugane mitsutsu twirirwe tumugarukaho cyangwa tuzamugaruka mugana mitsutsu nanana nabo bafitanye ibibazo nk'uko mubizi hano hantu bameranye nabo mwari gucunda ariko wacisha umuriro kabaye abo mfite n'amatsiko mutubwize ukuri ko bino bintu tudashobora kuba ari agatwiko ari pragase ariko jewe nkurikije ukuntu nabonye mitsutsu ajya kurira kwa Murinda hafi Urasa tuvuge ko ari za filime yararimo arakina cyangwa byarimo bimuva ku mutima mitsutsu agira urukundo ndizi ukuntu avuga ukuntu uzi ko mitsutsu yarize nk'agahinja mitsutsu gafite n'ibimenyetso bigaragaza yuko bakundanye umukobwa erega barabyumvikanije none se mitsutsu murakundana yego none se mitsutsu ngo musigaye mubana turabana cyane mu nzima kiye kumva numva ejo bundi bashwana nta na rimwe mwigeze mukundana nta na rimwe nigeze mukundana na mitsutsu none gusa tuzi ibya mbere byari ibyo prank cyangwa ibya nyuma niba ari ibyo prank ahubwo ibya nyuma ni byo prank kuko impamvu uvuga ko ari prank mitsutsu yararize pe buri muntu w'umugabo nubona amanuye amarira ese mitsutsu yararize nanjye ko mfite inkuru ihamya neza yuko nyine bashwanye ariko bashwanye mu buryo bwa business izo nkundo nazigeze zibaho ariko se wamugane ariko byanaba na prank reka tuvugeho gato tunasoza nk'iminota nk'ibiri ubundi mitsutsu niba atari prank wamugane ko bashwanye mu buryo bwa business kuko uriya mukobwa nana bajyaga muhamagara ngo bajye kuri set akabura kandi bafitanye projet urumva ariko undi nawe mu kiganiro kwa Murinda habe yaravuze ngo jewe mitsutsu niyihangane ibyo ari kwiriza hari ibyamunaniye gukora mbona ababishoboye nagabanya amarira rero ibyamunaniye gukorwa ni ibihe mbona wamenya wabona ari ibyo mu nzu ni ibintu baziranye hagati yabo bombi kuko buriya ntiwabimenya wabona n'inyoni zitakiguruka rero mitsutsu reka twe kukwiha ntabwo tumwihaye turimo turaganira none se twamubwira ngo ajye kuri kamera cyo tuvugisha ukuri hari ibintu utahisha mitsutsu twamuhaye niyo mpamvu natwe dufite amatsiko yo kumenya ibintu ubundi ibya mbere nibyo byari prank ubundi cyangwa ibintu nibyo byari jewe reka nkwereke jewe mbona ahubwo mitsutsu yarabyinnye muri business z'abandi bamara kumutera uw'inyuma wagahita azana emotion z'urukundo kugira ngo arebe ko byakongera bikagaruka uko byabuze twagiye ready action nibyo nandi kubwira mitsutsu rwose jewe mbona yarazanye ibintu by'urukundo no gushaka gusubiza ibintu mu murongo byagiye abigarure ariko se
kiriya ari business byari ngombwa ko azana amarira y'ingona mu mpuzemo rasa amarira y'ingona ntabwo bari banamenye ibyarebyo birareka mu byiza bo bari abantu igihe umuntu barakoranye business ariko bagashaka kuyinjizamo n'urukundo mu yandi magambo wenda Mitsutsi akagera aryoherwa bamukatera muri business agahita yumva n'urukundo ruragiye uribuka filime Kanyombya yigeze gukina batwara umwana baza akajyamo agiba amata y'umwana akayanywa bamubaza ngo se Kanyombya wabaye iki ngo amata bayajyanye kugira ngo avuge ngo umwana wamujyanye ngo amata bayajyanye sibyo yego na Mitsutsi rero ni urwo rwego ndi kumubaramo ashaka kubona bamwirukanye muri business agahita atekereza uburyo araryoherwa n'ibyo arimo hagati ya nana nabwo ikintu wenda cyabaye kibi kigatuma binasakara cyane nane zira video ziwe yashyize hanze zimeze zite ari ama interview yiwe nyine ari gutanga naringize ngo ari marekana umukuri ari ama video yiwe minisitiri w'abaganda naye nakomeje kubyita ama video bira biganiro byo arimo gukora cyangwa ari ama interview ari gutanga ari gusaba imbabazi yego niba koko biri ukuri mwarakundanaga basi Mitsutsi umubabarire nanjye musabiye imbabazi nanjye yanemuye kandi ari umukobwa Mitsutsi bose mubabarire nushaka n'umugani nunamusubize muri izo business zanyu nk'uko abivuga ariko ubushuti mwari mufitanye mu busesi ni mwanga kumwitaba ugire gute basi ibyo mwari musazwa muhuriraho mu buzima musanzwe mukomeze mu bihurireho mukomeze mu bishuti business muzagarike n'ubundi bisanzwe iyo umuboss atangiye kujya abonana cyane n'umuntu akoresha baramenyerana kuko yaranavuze Mitsutsi nguriga kuri channel ye uri gituma nkuwa kuri turadufaranga twawuma nibyo rero nakubwiraga iyo kuko no mu kiganiro kwa Irene yaravuze ngo mumureke mwimuvuga nabi ni mumureke babonaga yahogoye hanyuma asumuta tutagiye kure wafasha ukansoreza ikiganiro ego turashimira abantu mudufloringa kuri Tina TV show turabashimira ko mwaduteze amatwi turabashimira ku biganiro byose tumaze iminsi dutambutsa ko mudufloringa mudukurikira mbibutsa gukora share niyo nabonye mutajya mu sharinga ku subscribe turashimira barasubscribinga barama views nta kibazo ariko mudusharinge basi ikindi ubwo Christine nawe mukomeza kumufata mu mugongo Mitsutsi nawe dukomeza kumusabira imbabazi bose baragira igisigaira abashaka kwamamaza ntacyo babwira iyi n'abantu ushaka kwamamaza nimero ya Tina TV show muraza kwibona hasi kuri video turaza kwibashyiriraho abantu bifuza kuba mwakamamaza kuri YouTube channel yacu muze guhamagara nimero ya Tina TV show nta wundi muntu uri bubitabe ni nyiri channel ni Boss Lady ndagukunda ciao sawa murakoze mugire ibihe byiza bye bye